wowe icyo usabwa ni iki nshuti yanjye? Usabwa kwizera, kuko mu kwizera harimo ubuzima, mu kwizera harimo kuhoka, mu kwizera harimo gukira indwara, mu kwizera harimo kwakira ibyo utakiraga, mu kwizera harimo gukira indwara z'uburyo butari bumwe n'ubumuga bwose. Imana yabera itugirira ubuntu cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Imana iduhaye kugira ngo dusangire kuri uyu munsi wa none. Ni ijambo tugiye gusanga mu gitabo cyo muri Yesaya, ibice byaho ni 50, umurongo ni wa 7. Reka twumve icyo ijambo rivuganye natwe. Iravuze ngo kuko umwami Imana izanabara, nicyo gituma namwara, nicyo gitumye nkomera, mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Iravuze ngo kandi nzi yuko nazakorwa n'isoni, unsindishiriza ari hafi, ninde uzamburanya? Dore duhagarare twembi, umurezi wanjye ninde? Imana yacu itugirire neza. Aya magambo niyo tugiye kuganira kuri uyu munsi wa none. Imana yabera itugirira umuntu. Reka twongeze n'umurongo w'9. Haravuze ngo umwami Imana niyo izamagarikira, ninde uzansindisha? Bose bazasaza nk'umwambaro, inyenzi zizabajya pe. Imana itugirire ubuntu cyane. Reka dusome n'iri jambo iri ngiri riri mu butumwa bwiza, ni mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, ibice ni 2, umurongo waho n'uwa 2. Haravuze ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ni kurerekanwa. Icyakora icyo tuzi nicyo nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Haravuze ngo kandi tuzamureba uko ari. Imana yacu itugirire ubuntu cyane. Bene data bakundwa, Imana yabera itugirire neza. Turagushimiye mwami Yesu, tugushimiye ubuntu n'ibambe udahwema kutugirira. Iri jambo ryawe rigiye kugera ku bantu benshi batandukanye, ku basore n'abakobwa, abagabo ndetse n'abadamu, abana batoya, abantu b'indimi zitari zimwe, abantu batarabo mu moko amwe, abantu batarabo mu miryango imwe, abantu bo mu mahanga atandukanye. Turasenze mu izina rya Kristo Yesu, uko ijambo ryawe riri nuko nguko irihinduka, kandi data wa twese ujye uruherekeresha imbaraga zawe. Umwami Yesu atugirire ubuntu cyane. Nongeye kubasuhuza nshuti zanjye. Tugiye kuganira aya magambo dusanze hano mu gitabo cy'umwanditsi Yesaya, ibice 50, umurongo waho wa 7. Haravuze ngo kuko umwami Imana izanabara, turi ku ntego ivuga ngo Uwiteka agutsindishirize. Turi ku ntego ivuga ngo Imana igutsindishirize, Imana insindishirize, Imana igutsindishirize. Ayo niyo magambo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi wa none. Imana yabera itugirira ubuntu cyane. Dusomye ijambo ritubwiye ngo kuko umwami Imana izanabara. Aravuga ngo nicyo gituma namwara, aravuga ngo nicyo gitumye nkomera, mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Imana yacu itugirire neza. Mukundwa mwene data, Imana igutsindishirize. Nubwo waruhuye n'ibibazo, nubwo waruhuye n'amakuba, ariko Imana igutsindishirize. Uyu mwanditsi wa Yesaya yari arimo ahamiriza abantu, aravuga ati nubwo bimeze uko nguko, nubwo mfite izo ntambara, nubwo mfite amakuba, ariko umwami Imana nzi yuko azanabara. Muri izo ntambara muye nazo, umwami Imana izanabara. Muri izo ngorane muye nazo, umwami Imana izanabara. Mu byo ngenda mbona byo muri iyi si ya none, byo muri ubu buzima bwa none, umwami Imana izanabara. Niyo mpamvu dusomye iri jambo rivuze ngo kuko umwami Imana izanabara. Haravuga ngo nicyo gituma namwara, nicyo gitumye nkomera, mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Yuzi yuko uri kumwe n'umwami Imana, nta kigutera ubwoba ndetse nta n'ikiguhungabanya, ahubwo wizera yuko umurengezi wawe ari bugufi bwawe,
umutabazi wawe ari bugufi bwawe. Rero nshuti y'umusaraba wa Yesu, reka nkwibutse ko ufite Imana rurema, Imana igutabara rudatetereza abayisunga, ni intwari mu ntambara, ni Imana itarenganya, ni Imana irenganura, ni Imana irenganura abarengana, ni Imana ivugira abatagira kivugira, ni Imana ishyira hejuru aboroheje, ni Imana ikora ibikomeye ndetse bitarondoreka. Yesaya yahamirije ngo iki? Aravuze ngo kuko umwami Imana izantabara, aravuga ngo nicyo gituma njyewe namwara, nicyo gituma nkomera, mu maso hanjye hakamera nk'iki? Nk'urutare. Aravuga ngo kandi nzi yuko nazakorwa n'isoni. Ntabwo uzakorwa n'isoni ufite Imana. Mwene data, witerwa ubwoba nibigutera ubwoba bikwereka yuko uzamwara, oya neva. Ntabwo uzamwara ufite Imana, nta nubwo uzakorwa n'isoni kuko ufite Imana imara isoni. Ufite Imana itabara umuntu ageze mu gihe cyo gukorwa n'isoni. Nubwo wari uri mu gihe cyo kuzikorwa, ndagutangariza ko Imana ivuganye nawe ngo ntabwo uzakorwa n'isoni. Nubwo wari uri mu gihe cyo kumwara, ndagutangariza yuko utazamwara kuko turi kumwe n'Imana imara ikimwaro. Haleluya! Turi kumwe n'Imana Shamadonaidiye, turi kumwe n'Imana imara ikimwaro. Imana itugire neza. Arango nicyo gituma nkomera. Ukwiye gukomezwa nuko Imana iri mu ruhande rwawe. Ni Imana ikora iby'imbaraga, ni Imana ikora ibikomeye ndetse bitarondoreka. Dushimiye umwami Yesu nyine igihugu tujyamo, udutabara akatumara ikimwaro kandi cyadusatiriye. Imana yabere tugirira ubuntu cyane. Avuze ku murongo w'8 aravuze ngo kandi unsindishiriza ari hafi yanjye. Imana itugirire neza. Dufite udutsindishiriza mu gihe cyo gutsindwa, dufite udutsindishiriza mu gihe cyo gusubizwa inyuma, dufite udutsindishiriza mu gihe tubona ko byari birangiye, mu gihe ubona ugeze ku mupaka, mu gihe ubona ugeze ku nkombe, mu gihe ubona ugeze ku nkombe yo kumwara, dufite udutsindishiriza. Aravuze ngo kandi unsindishiriza ari hafi yanjye. Ninde uzamburanya? Ninde uzakuburanya ufite ugutsindishiriza? Ninde uhari? Nahaguruke. Umurazi wawe ari hehe? Ninde ukurega? Ninde ukuburanya kandi ugutsindishiriza hari? Ndagira ngo nkumare impungenge, nkumare ubwoba, amakuba wari ufite n'ubwo wari ufite. Ndagira ngo nkubwire ngo humura, ufite ugutsindishiriza. Aho utuye hariho hose, ndagira ngo nkubwire ngo ufite ugutsindishiriza. Nubwo ubona hari imbaraga z'abarozi zahagurutse ku buzima bwawe, ariko zitangariza uzibwire ngo mfite unsindishiriza. Nubwo hari uburwayi bukumazaho iminsi, bubwire ubutangarize ko ufite ugutsindishiriza ugukiza, kuko ni umukiza. Bibiliya yavuze ngo iki? Bibiliya yaravuze ngo Uwiteka ni umukiza wabo mu isi bose, ariko aravuga ngo cyane cyane wabizera. Wowe icyo usabwa ni iki nshuti yanjye? Usabwa kwizera, kuko mu kwizera harimo ubuzima, mu kwizera harimo kuhoka, mu kwizera harimo gukira indwara, mu kwizera harimo kwakira ibyo utakiraga, mu kwizera harimo gukira indwara z'uburyo butari bumwe n'ubumuga bwose. Imana yabera itugirira ubuntu cyane. Avuga ngo unsindishiriza ari hafi yanjye. Ninde uzamburanya? Imana yacu ituye neza. Niyigere hafi aduhagarare, Imana yacu tuburane. Naho kugutsindi uhari, ahubwo dufite udutsindishiriza. Imana y'amahoro itugire neza. Ku murongo w'9 tubwiye ngo iki? Aratubwiye ngo umwami Imana izamagurukira kandi izansindishiriza. Kandi abo bose baravuze ngo, Bibiliya iravuze ngo bazasaza nk'imyambaro, inyenzi zabajya ndetse pe. Ibyo ngibyo wabonaga biguteye ubwoba, ibyo wabonaga biguhagurukiye, Bibiliya iravuze ngo bizasaza nk'imyambaro kandi n'inyenzi zizabijya pe. Imana yacu itugire neza. Witerwa ubwoba n'ibyo wabonaga, wihungabanwa n'iyo nkubi y'umuyaga, wihungabanwa n'ibyo bitero byose wumvaga. Imana y'amahoro iravuze ngo ntacyo kukuburanya gihari, kandi n'ibyo byari bihari Bibiliya yavuze ngo bizasazira imbere yawe, bizasaza bimere nk'umwambaro, kandi n'inyenzi zabijya ndetse pe. Imana itugirire neza. Twasomye irindi jambo rikomeye twasanze hano mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, ibice byaho ni ibice 2, umurongo waho ni uwa 2. Havuze ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana,
uko tuzamera ni kurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Haleluya! Kuko tuzamureba uko ari. Imana yacu itugirire neza. Dushimiye Imana yo mu ijuru. Ndagira ngo nkubwire ngo mukundwa mwene data, humura. Nubwo turi mu buzima budafite ishusho, nubwo turi mu buzima budafatikika, nubwo turi mu buzima abantu bakureberamo bakakubona nk'upfuye, nubwo uri mu buzima abantu bakureberamo bakabona utariho, ariko nagira ngo nkubwire ngo uriho. Witangarize, unatangarize isi, uyibwire ko uriho mu izina rya Yesu. Aravuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Wamenye ko uri umwana w'Imana. Nta mwana w'Imana ukorwa n'isoni, nta mwana w'Imana umwara. Paka ufite Imana rurema mu buzima bwawe. Icyakora kimwe nzi, ushobora kugera ku irembo ryo kumwara, ushobora no kugera ku irembo ryo gukorwa n'isoni, ariko dutabarwe tutarazikorwa. Nubwo twinjiramo, ariko Imana idukuramo. Nubwo wakinjira muri iryo tanura ry'umuriro, ariko uza kurengera akagukura muri iryo tanura ry'umuriro arahari. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Uko tuzamera ni kurerekanwa. Nubwo ukiri mu buzima butarahishurwa ngo busobanuke bumenyekane, ariko uri umwana w'Imana. Ariko nubwo uko tuzasa kutarerekanwa, ariko aravuga ngo icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa muri twe tuzasa nawe. Aravuga ngo kandi ubwacu tuzamureba n'amaso yacu. Imana itugire neza. Nagira ngo nkubwire ngo wari uri mu buzima ubona nta shusho, budafite intego, budafatikika, nagira ngo mbwire ngo uri umwana w'Imana. Icyo nicyo kimwe, icyo nicyo ngutangarije, icyo nicyo nkubwiye. Bimenye ko uri umwana w'Imana, kandi Imana iri mu ruhande rwo kukurengera, Imana iri mu ruhande rwo kugutabara aho uherereye hose. Ibibazo wari urimo, ingorane wari urimo, amakuba uhuye nayo, ibyago uhuye nabyo, Imana izakurengera. Imana itugirire ubuntu. Nshuti y'umusaraba, nibutse ijambo rikomeye umwanditsi w'igitabo cyawe Yobu yanditse mu bice byaho 42, umurongo waho wa kabiri. Hari ijambo rivuze ngo iki? Hari ijambo Yobu avuze, aravuga ngo maze Yobu asubiza Uwiteka ati, nzi yuko ushobora byose, kandi nta kintu na kimwe cyabasha kurogoya umugambi yawe yose. Mukundwa mwene data, nawe menya ko Uwiteka umuremyi wawe, Imana wizeye, Imana wamenye, Imana wasobanukiwe, ni Imana ishobora byose, kandi nta kintu na kimwe kiriho, nta n'ikizabaho, nta n'igiteze kubaho gishobora kurogoya umugambi Imana igufiteho. Oya, nubwo uri muri ubu buzima ukabona bugushaririye, ukabona bukugoye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo nta kintu na kimwe kiriho. Nubwo ucuruza ukabona ntibyemera, nubwo ugerageza gushaka akazi ukabona ntabwo ukaramzeho, nubwo ibyo ukora byose ubona byanze, ariko ndagira ngo nkubwire ngo nta kintu na kimwe gihari giteze kurogoya umugambi w'Imana. Mucyo Imana yakuvuzeho, icyo Imana yagutangajeho, kandi nawe uwaba uri aho nta Imana irakuvugaho. Hari icyo yakuvuzeho utazi, ariko yakuvuzeho utakizi. Nta kintu na kimwe gihari giteze kuboneka cyashobora kurogoya umugambi w'Imana. Satani se, amakuba se, intambara, uburwayi, ubuzima, imibereho, reka nkubwire ngo nta kintu na kimwe gihari cyarogoye umugambi w'Imana. Iyo bavuga aya magambo, ni igihe urugendo rwe rw'urugamba rw'ibigeragezo rwari rugiye kugira gute? Kurangira. Aravuga ngo Mana, nzi ko ushobora byose, nta cyarogoye umugambi wawe. Nubwo nahuye n'ibibazo by'uburwayi, ariko nabyo byari mu mugambi wawe. Nubwo amatungo, nubwo abana banshizeho, ariko byari mu mugambi wawe. Nubwo nta kirengera, nta gishigikira, nta kivugira mfite, ariko byose nzi uko byari mu mugambi wawe. No kuntabara rero nabyo biri mu mugambi wawe. Nta kintu gihari cyarogoye umugambi wo kuntabara kuri wowe. Uwo munsi Imana itabara Yobu. Biravuga ngo uwo munsi Imana ihira Yobu kuruta ubwa mbere. Imana itugirire neza. Mukundwa, nusoma icyo gice uzasanga ayo magambo ariko ari, uzasanga ari uko Imana ivuganye nawe. Imana iguhire mu byo wakoraga, mu byo wageragezaga. Imana iguhire, ihire intambwe zawe, kuko ni Imana ishobora byose. Haleluya. Imana ishobora ibintu byose. Ndabanezerewe kandi ndabakunda aho muherereye mwe mwese dusangira ijambo ry'Imana muri mu mbibi z'imipaka itandukanye.
mu migabane igiye itandukanye, abari Burayi ndetse abari muri Amerika, ndetse abari muri Aziya, abari ku mugabane wacu wa Afurika, abari mu bihugu bitandukanye, Burundi, abari mu Rwanda, ndetse abari mu Bugande, abari Tanzania, abo bose bari muri Kenya, ndabasuje. Umwami Yesu abahumugisha kandi ndabakunda cyane. Iyo turimo gusangira ijambo abakongomani, inshuti zanjye, Imana ibahumugisha cyane. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana y'abera iradukunda kandi humura, nta kintu gihari cyarogoye umugambi w'Imana kuri wowe. Ni intego twari turiho, yavuga uko nguko Imana igutsindishirize mu buzima wari urimo, Imana igutsindishirize mu mibereho wari urimo, Imana igutsindishirize we n'urugo rwawe n'umuryango wawe. Nimuhabwe umugisha n'Imana. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Ntega amatwi wizere kandi urambura ikiganza cyawe. Niba wizeye ko Imana ari umukiza, wumve ko wowe wari urwaye Imana igukiza, wumve ko wari ufite ibibazo Imana yagusubiza, kuko Imana ni igisubizo cy'ibibazo byacu. Ndasenze Mana mu izina rya Kristo Yesu. Sengeye uyu mwene data wari uneze amatwi, ndamusengeye musabiye Imana y'amahoro, Imana y'amasezerano. Yari afite ikibazo cy'uburwayi, ndasenze ngo Imana imukize. Yari afite ikibazo cy'ubukene, Imana imuremera akazi mu izina rya Kristo. Wari ufite ubushomeri, mu mbaraga n'umwuka wera yakoraga akabona ntibyemera, ariko turasenze ngo Imana ikingure imiryango, ikimenyetso cyo gukuramo Imana igihindure guteranya ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Ibyari kuramo, yabyaraga bikaba gukuramo ariko Imana ibiteranye, yakoraga bikaba gukuramo ariko Imana ibiteranye, yacuruzaga bikaba gukuramo ariko Imana ibiteranye. Mana nasenze mu izina rya Yesu w'i Nazareti, Mana nyiringabo, yarambagizwaga ariko bikaba gukuramo, yarambagizaga ariko bikaba gukuramo. Imana ibigire guteranya mu mbaraga n'umwuka wera. Nyiringabo Imana wera, gitare cy'amahanga, iyi si yacu turayisengeye, dusengeye igihugu, dusengeye itorero, dusengeye isi muri rusange, dusengeye imigabane itandukanye ifite amakuba n'intambara z'uburyo butari bumwe. Imana y'amahoro ibarengere. Niko dusenze kandi niko dusabye, twizeye Imana isobanura ibidasobanutse mu mbaraga n'umwuka wera. Amen. Ndabakunda. Shalom.